Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndewe iteka no kongera kubakira hano mu kiganiro SAVEUR divine. Ngewe kibagezaho Pastor Éric nkuko bisanzwe tubana buri cyumweru. Ndagira ngo dusangire umurongo ugaragara hano mu gitabo cy'Abaefeso. Paulo yandikiye mu rwandiko yandikiye abatorero ryo mu Efeso ibice byaho ni 4 umurongo wa 30 avuga ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa Imana yacu ishimwe. Iyo twumvise iri jambo ngo ntimuteze umwuka wera agahinda, ntabwo wenda benshi tubyumva kimwe, ariko uyu mwuka wera uvugwa ntabwo murabizi ubundi mu rurimi uko wabishyiramo kose. Uyu mwuka ni ikintu ndetse akenshi kitari palpable. Umwuka usibye kuwumva ukora, uwuhumeka, uwusanta, ariko ntiwawufatisha intoki, ntiwawufatisha ibyuma bifata ibindi bintu, ntiwawufatisha ikindi kintu. Ni ikintu kitari na palpable, ntiwanawukabakaba ngo ukore uwumve. Niyo mpamvu rongira ngo mbere yuko dukomeza mbasobanure cyangwa mbasigurire, uyu mwuka wera uvugwa hano ni Imana cyangwa se ni umuntu. Iyo bavuze ngo ntugateze umwuka wera agahinda, mu yandi magambo ni nko kubwira ngo ntugateze umwuka wera, ntugateze Imana nyirawo agahinda. None rero tujye ku kintu bavuze cyo guteza ni ugutuma, ni ikintu utera umuntu kitamukomeretsa ngo ava amaraso cyangwa kigire fracture cyangwa se gikase kitema ahantu, ahubwo ni ikintu kijya ku bintu bita amarangamutima, kikamenagura umutima w'umuntu ukamubona mu buryo buri aspect physique ntacyo yabaye, ariko mu buryo buri internal, mu buryo buri interne, mu mutima yarashengutse. Ndetse Bibiliya hari naho igera ikavuga ko icyo kintu gishobora gutera cancer, gishobora gutera izindi ndwara zo mu mitekerereze ijyanye n'ihungabana, ijyanye n'ibindi bintu abaganga babyigiye badusobanurira. Aha rero uyu mwuka wera uvugwa hano ni Imana. Ikintu rero biri kudusaba kutayitera ni ikintu kiyibabaza, mu bihugu tuvukamo bajya bavuga ngo agahinda kagira mubi ariko ntikica. Nuvuga ngo iki kintu teje umuntu cyenda kumera nk'ikimumumunga amagufa, kikamumunga umutima, ariko mu buryo wamureba ukabona niba ari umudamu yakarabye, yisize, yambaye neza, yasokoje neza, yiparufiye, ibintu byose wamubona inyuma ukabona ni umuntu ukeye, ariko yagufungurira umutima ukumva umutima we mu yandi magambo warashize. Ukabona ni umugabo ugenda uri muri costume utwaye imodokari, ariko akagerageza no kwiyumanganya akaba yaseka, ariko mu mutima we agize ngo ugufungurira ugasanga uwo muntu ni uwo gusabirwa, ahubwo ntiyakagombye kuba kigera n'aho abandi bantu bari. Iki kintu rero ntikigaragara, ariko icyo cyakoze kiragaragara, kuko kigero kigaseruka ugasanga umuntu wishwe n'agahinda yicaye mu bandi, agashiduka yitangiriye itama, yagenda mu nzira. Hari n'abo nsigaye mbona hano mu bihugu by'Uburayi turimo, ukabona ari kugenda yivugisha,
kubera iki? Hari ikintu kitari kugaragara inyuma, nubwo yambaye, nubwo agenda, nubwo avuga, ariko cya kintu umutima urananiwe kwakira, cya kintu kitakwiriye mu mutima, cya kintu cyagezemo kikawushenjagura, kikawubaga, cyamuteye gutuma akora ibindi bintu. Hari n'abagira ibintu bya vengeance, akiyahura mu biyobyabwenge, ugasanga afitanye ikibazo n'uwo bashakanye, cyangwa se n'uwo babyaye, cyangwa se n'uwo bakorana, n'umukoresha se, n'undi muntu uwo ari we wese se, noneho byamurenga yabura icyo akora, ugasanga agiye nko mu mujyi, ugasanga yiyahuje inzoga, abandi ugasanga nk'aho mu bihugu tuvukamo hari n'abarara mu kabari. Ariko ibyo byose impamvu mbivuze ni iki? Ni ikintu cyasabitse umuntu atabonera umuganga direktoma, atajya kwivuza ngo bashyire mu cyuma barebe, bisaba ko yicarana n'umuntu wize ibintu byo mu mitekerezo bita psychologue cyangwa se psychiatre, bakaganira nawe, bakamutega amatwi, bakumva icyo kintu cyamushenguye umutima. Tugarutse ku ntego yacu uyu munsi rero, haravuga ngo ntimuteze umwuka wera agahinda, ntimuteze Imana kubabara. Mu yandi magambo nicyo bivuze, ntimutume Imana yacu ibabara. Irababazwa n'iki rero? Bibiliya ivuga neza ikintu kibabaza Imana ko ari icyaha. Ni nko kutubwira ngo mwirinde bya bindi Imana yavuze yanga, kugira ngo itababara. Ndetse igera naho iva no ku cyaha, cya kindi dukunze kuvuga cy'ubusambanyi, cy'ubwicanyi, cy'uburozi, cyo kuraguza, cyo kugira bya bindi, ikajya ngo ku murongo wa 29 havuze ngo n'ijambo ryose riteye isoni. Ndi muri cya gice twasomye cya 4, ubwo ngiye imbere gatoya kibanziriza wa murongo, ngo n'ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ngo ahubwo uko mubonye uburyo ngo mujye muvuga ibyiza ryose, ngo ryakomeza abandi, ngo kugira ngo riheshe abaryumvishe umugisha. Iki kintu rero bita guteza agahinda, hari n'igihe kiva mu majambo. Ese mwene data, amajambo ubwira mugenzi wawe, amajambo ubwira uwo mwashakanye, amagambo ubwira umwana, amagambo ubwira umuturanyi, amagambo ubwira umukorege mukorana, amagambo ubwira inshuti yawe, amagambo aguturukamo nahesha ubugingo cyangwa nasebanya, natukana, nazagera kuri wa wundi we yavuze akamutera agahinda. Bibiliya iravuze ngo ntimuteze Imana agahinda, ntimuteze umwuka wera agahinda. Bene data tubana hano mu kiganiro cya SAVEUR Divine, ndabinginze wowe uri kumva aya majambo, ujye usenga Imana. Tito niwe wanditse ngo ujye ugerageza guhagarara neza, ngo urinde n'ijambo rituruka mu kanwa, ngo kugira ngo umuntu uhagaze mu ruhande rw'ababisha, yavugaga abahagaze mu ruhande rudushinje, mu ruhande rwo kwa Satani, ngo ajya mwara atabonye ikibi yakuvuga, mu yandi magambo atabonye ikibi yagushinja. Ndakwinginga, usibye no gutera Imana agahinda, mu kanwa kawe ntihagaturuke mu ijambo ryatuma uwo rizageraho azashengurwa n'agahinda. Imana idufashe kugira ngo ntitugateze Imana agahinda. Yaturemanye umwuka uhesha umugisha. Ujye wiyaranja nuvuga kuri mugenzi wawe, muruganira se, umuvuga hari cyangwa adahari, ujye umuvugaho ijambo ryamuhesha umugisha, ijambo rihesha ubugingo, ijambo rihesha amahoro, ijambo rihesha ibyiringiro, ijambo uwaryumva yakumva asubijwemo intege mu bugingo. Ndagira ngo mbifurize umugisha w'Imana urimo kudateza umwuka, kudateza Imana nyiri umwuka wawuduhaye kandi utunze. N'Imana ga itubwira mu majambo yayo ko nayo ubwayo ari umwuka. Niyo mpamvu Yohana yagiye kwandika aravuga ngo ubwo Imana ari umwuka, ngo ishaka ko n'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka, badateza Imana agahinda. Niyo mpamvu mbifuriza rero kugira ngo mu buzima bwanyu bwa minsi yose, mu mibanire yanyu na minsi yose n'abanyu na hacu, Imana turebe twishimire, ntigire agahinda ku bwacu, ahubwo turebe twishimire, yumvire ifiyeri yo kutugira, yumve turaba umumaro kandi tugirira abandi umumaro mu izina rya Yesu. Amen. Ndagushimiye Imana yacu, ngushimiye ku muntu wese wumvisha aya magambo, atwongera kutwibutsa no kudukangurira kudateza Imana agahinda, kugira ngo itababara. Uzaturinde kukubabaza, ahubwo uduhe ubwenge, uduhe guca bugufi, uduhe kumara amazu, uduhe kwitondera ibyo tuvuga n'ibyo dukora, kugira ngo ababyumvishe bibaheshe umugisha, kandi twirinde kuguteza agahinda, uturinde icyatuma ubabara. Ni mu izina rya Kristo umwami wacu tubyambaje, urakoze. Amen.